Mu myaka mike ishize u Rwanda rwagiye rugaragaza impinduka zikomeye mu ruganda rw'umuziki by'umwihariko mu bijyanye no gukora indirimbo production. Umwe mu bari imbere muri urwo rugendo ni Eleeh cyangwa se uzwi nka L.D.T, umuhanzi akaba n'umuproducer w'umunyarwanda ukomeje gusiga izina rikomeye mu karere no ku rwego mpuzamahanga. L.D.T amaze kuba izina ry'icyitegererezo muri Afurika y'Iburasirazuba, ahanini kubera ubuhanga n'ubushishozi agaragaza mu mikorere ye. Ni umwe mu bantu batumye ijwi ry'umuziki nyarwanda rigera kure binyuze mu mikoranire ye n'abahanzi bakomeye haba mu Rwanda no hanze yarwo. Yagiye ashyira imbaraga mu gukora indirimbo zifite ireme, zihuza injyana gakondo n'izigezweho, bityo agasigasira umuco nyarwanda mu buryo bugezweho. Bimwe mu bikorwa bikomeye bimushyira ku rwego rw'abakoze amateka ni uburyo yakoreye abahanzi benshi bakomeye nka Meddy, The Ben, Knowless, Bruce Melody, Chris Easy, Kenny Solo n'abandi bo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Indirimbo zakozwe na L.D.T zagiye zigira uruhare mu guteza imbere umuziki w'u Rwanda, ndetse zimwe zikaba zararenze imbibi z'igihugu zigakundwa muri Afurika yose. Mu rwego rwo gukomeza kwagura ibikorwa bye, L.D.T yagaragaye mu mikoranire n'abahanzi bo hanze y'u Rwanda barimo abanyamahanga bakomeye mu muziki. Aherutse gukorana indirimbo n'umuhanzi w'icyamamare muri Tanzania witwa Muri. Igikorwa cyafashwe nk'intambwe ikomeye mu gushyira umuziki nyarwanda ku rwego rw'akarere n'isi muri rusange. Iyi ndirimbo yemeje benshi ko L.D.T ari umwe mu bantu bafite impano idasanzwe kandi bashobora guhangana ku rwego mpuzamahanga. Uretse ibikorwa bye by'umuziki, L.D.T afatwa nk'umwe mu bantu bahinduye uburyo bwo gutekereza kuri production mu Rwanda, aho yerekanye ko gukora indirimbo atari ugushyira amajwi hanze gusa, ahubwo ari ubugeni busaba ubwitange, ubuhanga n'ubumenyi buhanitse. Kuri ibi bikorwa bye bikomeje kuba inzibutso mu mitima y'abakunzi b'umuziki kandi bimushyira ku rwego rw'abahanzi b'abanyabigwi bazibukwa mu mateka y'uruganda rw'umuziki mu Rwanda. L.D.T ni icyitegererezo cy'urubyiruko rufite inzozi zo guteza imbere umuziki nyarwanda binyuze mu bushobozi bushingiye ku bwenge n'impano karemano. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none cy'amateka. Njye nitwa Justin Mind, iyi ni Taratibu TV. Mayerumara kwifuza kandi sinicuza, je te promets mon bébé to satisfy you for life. L.D.T amazina ye yose ni Fred RUBSON Mugisha. Ni umuhanzi ndetse akaba n'umutunganyamuziki mu Rwanda uzwi ku izina rya L.D.T cyangwa se umwite Eleeh. Uyu musore yavutse umwaka wa 2000, akaba yarakuriye mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni imfura mu muryango w'abana 4, nubwo amakuru ku babyeyi be n'imiryango ye atigeze ashyirwa hanze mu buryo burambuye. Abamuzi bavuga ko yavukiye mu muryango ushyira imbere ubupfura, umurimo cyangwa se gukunda umurimo. Mbere yo kwinjira mu muziki, L.D.T yari umusore ukunda imikino, cyane cyane football, ndetse igeze kuvuga ko yifuzaga kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru, ndetse avuga ko yifuzaga kuba umusirikare. Nyamara urukundo rwe rw'umuziki rwatangiye akiri mu mashuri yisumbuye, ari nabwo yatangiye kujya acura amabiti akoresheje mudasobwa na keyboard. Urugendo rwe mu muziki rwatangiye biturutse ku rukundo n'ishyaka byo gukora ibintu bifite umwimerere. Yatangiye gukora beat ku giti cye, nyuma aza gufashwa n'umwe mu batunganya umuziki b'inararibonye witwa Nopja cyangwa se umwite Jean Paul Nduwimana. Uyu Nopja yamufashije kubona aho akorera muri Country Records, ndetse anaganira n'ababyeyi be kugira ngo bamwemerere gukomeza uwo murongo. Mu mwaka wa 2020 L.D.T yatangiye umwuga we ku mugaragaro, abanza kwibanda cyane ku bikorwa bya production cyangwa se gutunganya umuziki mbere yo kujya kuririmba. Yatangiye kumenyekana binyuze mu ndirimbo y'umuhanzi Bruce Melody itaha iwacu yitwa Hands Up muri 2019, ikaba ari nayo yamufunguriye amarembo mu ruhando rw'umuziki w'u Rwanda. Nyuma yaho yatangiye gusohora indirimbo ze bwite nka Kashe, Fou de Toi, Tombe, Mirele. Zimwe muri zo zikaba zaramugize umwe mu bahanzi bato bafite icyerekezo gikomeye. L.D.T numwe mu bahanzi bafite ubuhanga bwo guhuza umuziki ugezweho n'umuco nyafurika. Uyaririmba mu njyana zitandukanye zirimo Afrobeat, Afropop, Zouk, Kizomba ndetse na Afrogako, ndetse n'izishingiye ku murage w'umuco nyarwanda. Ikiranga imiziki ye ni uburyo akoresha amajwi yuje ubuhanga, indirimbo zifite ubutumwa bwimbitse ndetse n'amagambo yoroheye abumva. Iyi tag ye Eleeh yumvikana mu ndirimbo nyinshi, ikaba ikimenyetso cy'umwihariko we. Indirimbo ye nka Mirele yasohoye muri 2024 isobanura urukundo rudashira.
mu gihe tombe ivuga ku buryo umuntu agwa mu rukundo, naho fudetwa igaragaza uburyo bw'urukundo buvanze n'umunezero n'umuziki. Ubutumwa bwe bushingiye ku rukundo, ubuzima no kwihangana. Nubwo ari umuhanzi ukiri muto, Eleeh amaze gukora ibikorwa bikomeye mu gihe gito. Eleeh igeze kuba nomine mu bihembo bikomeye bya Face Award and Festival byabiri hari Zanzibar muri 2025, ndetse indirimbo ye Mirere yayitanze muri Grammy Awards muri edition ya 67 mu cyiciro cya Best African Music Performance and Producer. Yanagaragaye ku rutonde rw'abashobora kwegukana igihembo cya Producer of the Year muri African Entertainment Awards USA Afrima 2025. Eleeh yakoranye n'abahanzi bakomeye barimo Bruce Melody, Loskana n'abandi banyafrika bo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Yakoreye muri Country Records, nyuma aza gukorana na label ya 155 AM Limited, aho yakoze ibikorwa byinshi byamamaye mu Rwanda. Yavuze kandi ko ari gukorana n'abahanzi bo muri Kenya, Uganda, Tanzania mu rwego rwo kongera isoko by'umuziki we. Imbaraga ze mu gutunganya umuziki w'umwimerere byatumye ab'icyitegererezo ku rubyiruko rwinshi rwifuza kuba aba producer. Mu mwaka wa 2022 Eleeh yigeze gutangaza ko nta mukunzi afite kuko yashakaga kwibanda ku kazi ke ka muzika. Eleeh afatwa nk'umwe mu batumye umuziki nyarwanda utangira kubona umwanya ku isoko mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye na music production. Uburyo yageze ku rwego rwo gushyikiriza indirimbo ye Mirere muri Grammy Award ni intambwe ikomeye mu muziki w'u Rwanda. Abakurikirana umuziki bamufata nk'umusore w'intangarugero mu gukoresha impano n'ubushake mu iterambere ry'inganda ndangamuco. Uyu musore yigisha urubyiruko kwihangana, gukora cyane no kwiga iby'urukundo. Avuga ko adashaka guhagarara ku byo amaze kugeraho kuko hari byinshi agikeneye gukora. Kugeza ubu Eleeh ari mu gihe cyiza cy'iterambere gikomeye mu muziki. Nyuma yo gusora Mirere, yagaragaye mu biganiro bikomeye nka Capital FM Kenya The Hyper muri 2024, aho yavuze ko ari gukorana n'abahanzi bo muri Kenya n'abandi muri Afrika y'Uburasirazuba. Afite gahunda yo gushyira hanze album iriho ibihangano bye n'ubufatanye n'abahanzi mpuzamahanga. Yose kandi yavuze ko concert kuba bitandukanye bya Afrika ndetse no gufasha abahanzi bakiri bato kubateza imbere bya muzika. Hari inkuru zagiye zivugwa kutumvikana hagati ya Eleeh na label ya 155 AM Limited, cyane ku bijyanye n'amasezerano n'imicungire y'amafaranga yaturukaga mu bikorwa bya muzika. Byavuzwe ko hari indirimbo zasohotse zitagaragaje ikirango cya label, bigatera amakimbirane n'uburyo bitigeze byemezwa ku mugaragaro. Byagaragaje ko umuziki wo mu Rwanda hakiri imbogamizi mu micungire y'amasezerano hagati y'abahanzi na labels. Gusa Eleeh ubwe yavuze ko yifuje gukora ku giti cye kugira ngo agere kure, atari uko atumvikanye n'abandi, ahubwo kubera amahirwe mashya yabonaga. Eleeh n'umwe mu rubyiruko rw'abahanzi bo mu Rwanda bafite icyerekezo, impano n'ubushake bwo guteza imbere umuziki nyafurika. Yatangiye nk'umusore ukora beat ku ishuri, ubu akaba ari umwe mu batunganya indirimbo ziri ku rwego mpuzamahanga. Ibyo amaze kugeraho biratanga icyizere ko ari mu nzira yo kuba izina rikomeye muri Afrika, kandi ubuhanga bwe mu gutunganya amajwi, guhanga indirimbo no kuririmba bizasiga umurage ukomeye mu muziki nyarwanda. Eleeh ni urugero rwiza rw'uko impano, umurava no gukora cyane bishobora guhindura inzozi z'umusore ukiri muto zikaba urugendo rw'umuhanga ushobora kuba mpuzamahanga. Reka mushimire wowe ukomeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, comment kuri Taratibu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Nge nari Justin Mind Harerimana.